Ikaze ku rubuga uri uw'agaciro, aho utuza ugahumeka, ukiga ndetse ukiha uburenganzira bwo kuba uwo uri we. Ndi Yvette Ingabe umwari, nkaba mbabona nk'ab'agaciro kuko muhishwemo iby'agaciro. Ndabasuhuje. Uyu munsi nateguye ikiganiro cyitwa duhindure imitekerereze. Ibyagufasha guhindura imitekerereze, ubuzima bwawe bugahinduka, maze ukabasha kuba uw'ingirakamaro. Ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu, ndabasaba by'umwihariko ibintu bibiri: gukanda kuri subscribe ari byo abone, bityo ntimucikwe n'ibiganiro bizasohoka, ndetse no gusangiza bagenzi banyu, maze twese tubashe kuzamukira hamwe ntihagire usigara, twese dutere imbere. Guhindura imitekerereze bizadufasha mu iterambere. Ijambo rirarema, kandi ubuzima dufite ubu buhwanye n'uko twatekereje. Imitekerereze yacu myiza ikora imvugo, imyitwarire ndetse n'ibikorwa bidufasha kuba ba bandi b'ingirakamaro tugomba kuba bo. Kugira ngo ibyo ubigereho bigusaba guhindura imitekerereze. Ibyagufasha guhindura iyo mitekerereze: icya mbere ni ukugira imitekerereze y'ubutsinzi. Igihe cyose utekereje ko utazabishobora, uzatsindwa. Roho yawe ihita icika intege, maze ukagira imyitwarire ndetse n'imvugo bikora ibikorwa bituma utsindwa ntugere ku byo wifuza. Aho gutekereza ngo ntibizashoboka, nta bushobozi mfite, na kanaka byaranze, ni ibya kanaka we yakumva, agaragara neza kundusha, aramenyerewe, njye oya sinagerageza. Niba koko wumva ubwo bushobozi, ubwo bubasha nawe ubufite, ihe uburenganzira bwo gutekereza uti ndabigeraho nte. Reka tugerageze. Ninde shaka ngo dufatanye? Ninde ngiye kubaza? Ni iyihe nzira ngiye guca? Bisaba iki? Ndabigeraho nte? Birashoboka, reka nihe amahirwe ngerageze. Birashoboka, nteye iyi ntambwe. Icya kabiri ni ukugira imitekerereze yuzuye kwizera. Bona ejo hawe hazaza mu buryo bwiza ufite kwizera, wumva ko bishoboka. Ufite ububasha ku mitekerereze yawe ndetse no ku magambo yawe. Hindura iyo mitekerereze ibe iyo kwizera. Ugenzure ururimi rwawe, wiyaturireho amagambo meza ndetse yuzuye kwizera. Maze iyo mitekerereze n'iryo jambo uvuze ubizirikane. Ukore ku buryo ibyo ukora bihuza n'ibyo wavuze. Icyo gihe uzarema bya bindi wizeye. Icya gatatu, kugira imitekerereze yubaka. Aho kugira imitekerereze yo gutanya, kwangiza, kuvuga nabi abandi, gusuzugura, kumva ko usumba abandi, gira imitekerereze ivuga iti ni iki twakora ngo dukemure iki kibazo? Ni iki nakora ngo nunge? Ni iki nakora ngo ntujishe bariya bantu? Ni uruhe ruhare nagira ngo mfashe maze ibyifuzo byacu bishyirwe mu bikorwa? Ni iki nakora ngo tubone abaguzi? Ni iyihe nzira twakoreramo ngo dusane ibyangijwe, twubake, tugere kure? Icya kane, kugira imitekerereze ihuza kandi ikorera hamwe. Ba wa wundi ushaka uburyo bwahuza abantu bagakorera hamwe. Wikwitekerezaho wenyine ngo wumve ugomba kugera kure wenyine.
ahubwo tekereza uti ndakora iki ngo twese tubigereho? Ndakora iki ngo na bariya bagere ku ntera yisumbuyeho? Imitekerereze nk'iyi ikujyana gukora cya kindi utatekerezaga ko ushobora kurema. Ugendana umurama, kandi uwo murama ugomba kuzasoromwaho imbuto. Izo mbuto zizasoromwa n'abantu. Ntabwo uzagera kure udafite mugenzi wawe. Icya gatanu ni ukugira imitekerereze yo kwizera Imana. Iyo mitekerereze ituma ugira imbaraga, yongera ibyishimo, yongera kwiringira, bigatuma ukora ibyo utashoboraga gukora. No muri bya bihe byijimye byo mu buzima bwawe, iyi mitekerereze ikubera urutindo unyuraho, rubasha gutuma ukomeza mu gihe abandi barambitse kubera ubwoba cyangwa gucika intege. Iyo mitekerereze ni ko byose bishobora guhinduka, ko hari igisubizo kuri buri kibazo, ko hari urugi rushobora gufunguka, kwa kwizera ko bizakemura, kwizera ko hazaboneka ubufasha kuko Uwiteka ari kumwe natwe tugakomeza. Icya gatandatu ni ukugira imitekerereze yo gukura no gushaka kuva mu bibazo. Iyo uri mu kibazo utabasha kwivanamo, ni ukuvuga ko hari ubumenyi ubura bujyanye n'icyo kibazo ngo ubashe kukivamo. Ubumenyi urabushaka, ntibukwizanira. Mu gihe wowe bwite ubona nta mbaraga ndemano ufite muri wowe zo gukemura ikibazo cyawe, shaka ababifitemo imbaraga ndetse n'ubumenyi babashe kugufasha kuva muri icyo kibazo. Nkwibutse, muri wowe harimo umurama ugomba kwera imbuto. Bazabasha gusoroma imbuto zivuye kuri uwo murama, wowe ubwawe wabashije guha uwo murama ibyo ukeneye ngo ube igiti cyiza cyeze imbuto nziza. Reka ibikurimo bikure. Kurikira icyo kikugurumanamo kikubuza amahoro. Gihe ibyo gikeneye gikure. Zamuka. Gera ku yindi ntera mu buzima bwawe. Anga kuguma kuri urwo rwego uriho. Kura kuko uri uw'agaciro. Igikurikiyeho ni ukugira imitekerereze ko igihe n'amafaranga bifitanye ihuriro. Kumva ko buri muntu wese ari uw'agaciro. Tukubaha ibimurimo ndetse n'ikiremwa cyiza ari cyo. Tunyuze mu nzira y'urukundo ndetse dukoresheje ubwenge bwacu, tukemera ko uwo mugenzi wacu ahishwemo iby'agaciro dukeneye ngo dukure kandi dutere imbere. Bityo tugaca burundu igitekerezo cyo kumva ko wakoresha umuntu nk'umugaragu cyangwa ugakorerwa iby'ubuntu. Ukumva ko yakoresheje igihe cye, za mpano ze, bwa bubasha we afite wowe udafite ngo agukemurire ikibazo utera imbere. Bityo akabihemberwa, akabasha nawe gutera imbere. Ngiyo imwe mu mitekerereze yadufasha mu iterambere. Mbaye mbashimiye muri ab'agaciro. Mufite ibibari ku mutima mwifuza kusangiza, ntimutegwe. Mwanyohereza ubutumwa kuri 0031 65 75 28 477. Subiremo 0031 65 75 28 477.
ikaze murisanga ndetse mwihe uburenganzira bwo kwandika uwo munsi uko mubona ibi biganiro. Funguye amaboko yombi, mbafashe ikiganza, mweme maze mubashe kuba abo mugomba kuba bo. Naho mu kiganiro gikurikira.